umuntu iyo nyota afite nta yindi niyo wazarendo, niyo gushyigikira wazarendo, niyo gushyigikira interahamwe, niyo gushyigikira FDLR, yirirwa asabira ibiganiro, niyo kongera gusubiza u Rwanda mu rwobo abantu bavuyemo. Niyo mpamvu rero adateze kuzayobora iki gihugu, inzozi arota ntazapfa zikabije, ahantu akwiye kujya ni Mageragere, cyangwa se dore u Rwanda rugira impuhwe n'ubundi yarababariwe, yagakwiye kujyanwa i Mutobo agatozwa kuba umunyarwanda muzima, agacishwa mu itorero, wenda akagaruka akareba ko wenda bamugera n'umudugudu, ariko ibindi wapi. Ariko abanyarwanda twaragoye koko pe, ndakurahira abanyarwanda twaragowe koko. Ubu se yiyamamaje ate kuba perezida wa repubulika atariyamamaza no kuyobora umudugudu? Ubu yabanje akayobora n'urugo rwe basi, urumva? Nta shariti n'imwe tuzi yayoboye, urumva? Nta bantu batanu bari hamwe tuvuge ngo uyu muntu koko arabayoboye, ngaba turababona. Uva mu busa bwawe ugatangira kuyobora igihugu. Ni iki kintu yayoboye ngo tumenye ngo akiyobora neza? Ni iki kintu yayoboye ngo tuvuge tuti iyi experience yo kuba yaroboye iki ngiki, reka koko turebe ko niba ngiye batabishobora. Koko ubu ngubu u Rwanda aho rugeze, u Rwanda uko ruyobewe, u Rwanda aho rugeze mu ruhangano mpuzamahanga, u Rwanda uko ruhagaze, uko mubona rutumirwa ahantu hose mu nama zikomeye zifata ibyemezo ku isi, inama za Davos. Uriya yajya muri Davos akavuga ntabwo imbabazi yazikoresheje nk'uko agomba kuzikoresha nk'umuntu wahawe imbabazi na perezida wa repubulika. N'ibyo itegeko riteganya, ngewe uko mbibona mbona atari ko, ahubwo afite gusuzugura no kwiremereza, kwigira ikintu utari cyo. One Nation Radio. Ni radio yawe, ni radio yanjye, ni radio yacu. One Nation Radio. Ni ijwi ryacu twese. Reka tubasuhuze inshuti bakunzi mukurikiye ibiganiro byacu hano ku ijwi rya Diaspora One Nation Radio, ku Gicaniro TV, kuri Rwanda Nordic TV ndetse no kuri The Future TV. Murabimenyereye, kenshi turaganira ariko kandi tugahurira mu kiganiro twita umusanzu. Yibasuhuza nitwa Simeon Muhumuza. Uyu munsi rero icyo tugiye kugarukaho nyirizina muri iki kiganiro, turi tariki 14 z'ukwezi kwa Gashyantare cyangwa se ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2024. Kuri uyu munsi nibwo Ingabire Victoire Umuhoza yageze imbere y'urukiko, aho yari yatanze ikirego mu rukiko rukuru. Cyatangiye rero kuburanishwa kuri uyu munsi, aho asaba guhanagurwaho ubusembwa. Ubushinjacyaha rero bwavuze ko kuva yafungwa atitwaye neza, bityo ko ubusabe bwe butahabwa agaciro. Perezida w'urukiko rukuru yamuhaye ijambo, maze we asobanura ko yanditse asaba gukurirwaho ubusembwa kuko yafunzwe nyuma yo gukatirwa n'urukiko rukuru rwa Kigali mu rubanza rwaciwe tariki ya 30 mu kwezi k'Ukwakira mu mwaka wa 2012. Icyo gihe Victoire Ingabire yari yahamijwe icyaha cy'ubugambanyi n'icyaha cyo gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Gusa muri 2018 yaje kurekurwa ku mbabazi yahawe na nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame. Nibyo tugiye kugarukaho nyirizina ku by'uru rubanza. Turi kumwe na Bwana Egide Ruhashya, akaba ari umuyobozi w'Igicaniro TV. Turavugana ari mu gihugu cy'Ubwongereza. Bwana Egide Ruhashya, tuguha ikaze mu kiganiro cya none. Urakoze cyane Muhumuza, urakoze kuntumira muri iki kiganiro. Hanyuma mbonereho nanone no kuramutsa bagenzi banjye Jean-Marc Ruti na Olivier Gatete, tugiye gufatanya iki kiganiro. Murakoze cyane. Urakoze. Turi kumwe kandi na Bwana
Olivier Gatete nawe akaba ari umuyobozi wa Rwanda Nordic TV, turavugana ari muri Denmark. Bwana Olivier Gatete, nawe niba udukurikiye neza, tuguha ikaze mu kiganiro cya none. Asante sana Muhumuza Simeo, hari hashize n'iminsi ndishimye cyane ko tugiye kubana muri iki kiganiro, ndizera ko kiza kugenda neza, kandi nsuhuje n'abavandimwe bandi ariwe Jide na Roger Marc Ruti, mukomere cyane. Murakoze. Turi kumwe kandi na Bwana Roger Marc Ruti, akaba nawe ari umuyobozi wa The Future TV, turavugana ari mu Rwanda. Bwana Roger Marc Ruti, nawe tuguha ikaze mu kiganiro cya none. Urakoze cyane kuduha ikaze. Ni iby'agaciro kubana namwe mwese mu kiganiro nk'iki ngiki cy'umusanzu, aho tuba dutanga umusanzu mu iterambere ryacu ndetse twimana n'u Rwanda. Ni iby'agaciro rero cyane, ndizera ko biri bugende neza muri iki kiganiro. Murakoze. Reka duhere kuri Bwana Egide Ruhashya. Uru rubanza ngira ngo warukurikiye, rwabaye mu masaha make ashize. Victoire Umuhoza arifuza guhanagurwaho ubusembwa. Iyo usesenguye uko guhanagurwaho ubusembwa Ingabire ashaka, urabona bifite iyihe mpamvu ibiri inyuma? icya mbere y'uko njya no mu mpamvu yaba imusunika gusaba gukururwaho ubwo busembwa, reka mbanze nibaze nti ese ubundi kubusaba byonyine arabikwiye? Iyo arebye ibikorwa bye, iyo arebye uguharabika u Rwanda, iyo arebye ukwanga icyiza cyose cyiza mu gihugu, iyo arebye uburyo avuga u Rwanda nabi n'abayobozi b'igihugu, uburyo ibintu byose by'iterambere ry'u Rwanda biza bije gufasha abanyarwanda, yaba amanama mazima meza abazanye amadovize cyangwa se ibindi bikorwa byose by'iterambere usanga yamagana, uburyo aharabika igihugu mu binyamakuru byo hanze, cyane cyane muri iki gihugu ndimo mu Bwongereza. Ni umuntu ukunda kuhavuyanga cyane, wumva yitakuma avuga cyane ko hari ibyo u Rwanda rurimo ngo bitumvikana, ndetse anabaza n'iki gihugu akibaza ati ese kuki mukomeza mufasha u Rwanda? So mbene uyu muntu rero ni gute yasaba imbabazi ngo akureho ubwo busembwa, kandi we akora uko ashoboye ngo ubwo busembwa ahubwo bwongere, warabwubaka niba atabizi, yarangiza agasaba ngo niba bumukurireho? Mu by'ukuri rero icyo aba agamije ni iki? Arashaka gukurirwaho ubwo busembwa kugira ngo agere uburyo agira akise ku nzego, ashaka ukuntu yakwiyamamaza, cyangwa se anabigerageze, kuko wenda ntabwo ariko byamuhira, ariko gusa gukurirwaho ubwo busembwa byamuha uburenganzira bwo kuba yakwiyamamaza ku rwego runaka, yaba umudepite cyangwa se agakomeza kwihamagara nk'uko ajya yihamagara ashaka kuba umukuru w'igihugu. Ibyo rero nibyo yifuza gukora. Buriya kuba umuyobozi runaka, niyo yaba ari uw'umudugudu, ni ibintu uharanira, ni ibintu wereka abanyarwanda ko icya mbere ubakunze, ko ukunze igihugu cyabo, ko ukunze igihugu cyawe, kuko nawe ni umunyarwandakazi. Ariko ni gute ukirwanya hanyuma ugashaka kujya mu buyobozi bwacyo? Ntabwo rero mu by'ukuri ngewe numva impamvu yabyo. Ni na byiza rero ko uko mbitekereza ari nako bamushubije. Nge ndumva yagakwiye kubanza agasubira inyuma, akabanza akitekerezaho, akabanza akareba ibyo akora, akabanza akareba isebanya rye, impapuro zose yirirwa yandika, amarete yirirwa yandika. Ikindi kandi akongera akareba imvugo ze zipfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Ibyo byose akabanza akabireba, akibuka ko kandi biri no mu mategeko, muri constitution y'igihugu. Byose akabanza akareba rero ko ntabyo yica. Kuba yarababariwe na nyakubahwa perezida wa repubulika, yagakwiye ubundi kwicara agasubiza agatima mpembero, akareba akavuga ati impamvu y'izi mbabazi, ese izi mbabazi nari nzikwiye, ese ni iki nkwiye kuzikoresha? Ubundi nge nibaza ko ari uko byagakwiye kumera. Sinzi niba ngushubije Muhumuza.
Murakoze cyane. Hanyuma bwana Roger Marc Ruti, nahuze mbona nawe uru rubanza warukurikiye, ariko umuntu yakwibaza cyo kimwe n'abadukurikiye, ubundi kubera iki Victoire yifuje ko yahanagurwaho ubusembwa muri uyu mwaka? urakoze cyane muhungu, ngira ngo Egide yanabikomojeho. Icyo agambiriye ni ukugira ngo abe yagirirwa ubuntu cyangwa se yabona amahirwe yo kuba yakwiyamamaza mu matora ateganyijwe tariki ya 15 z'ukwezi kwa karindwi muri uyu mwaka, amatora y'umukuru w'igihugu. Nicyo gituma yashishikaye akumva ko akwiye kuba yasaba gukurirwaho ubusembwa, kandi nk'uko abyemera n'amategeko kubisaba. Iyo umaze imyaka 5 ufunguwe urekuwe, ushobora gusaba gukurirwaho ubusembwa, ariko ntibivuga ko uhita ubihabwa, kuko bareba icyo kintu Egide yarakomojeho cy'imyitwarire myiza muri sosiyete, ariko imyitwarire myiza ya nyayo, kuko nko mu rubanza bigeze kumubwira ko kwitwara neza atari ugusura abarwayi, atari ukujya mu muganda, atari ukugira gute gusa, ahubwo imyitwarire ya nyayo igaragaza ko uri umuntu wahindutse ku buryo ushobora gukora ubusembwa. Rero hari ibyo Egide ahereyeho by'ukuntu yanga igihugu, agisebya mu mahanga, acyandagaza, acyandarika. Ibyo byo abivuzeho mu nyandiko yandika hirya no hino, ariko hari n'ibindi byinshi byanagarutsweho no mu rubanza bigaragaza ko uyu mugore w'umugome adakwiye gukurwaho ubwo busembwa nk'uko ari kubisaba. Ariko na mbere y'uko mbyinjiramo, nagira ngo nongere nibutse abadukurikiye ko Victoire ubwe yagiye kuba aterwa isoni no kujya gusaba gukurwaho ubusembwa kandi atemera ko abufite. Ngira ngo mujya mumukurikiraho avuga ko ngo urukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu ngo rwamugize umwere. Arabivuga buri munsi, yirirwa agaragaza ko ari umwere. Bivuze ko niba urwo rukiko rwaramugize umwere, nta busembwa afite. Rero sinumva impamvu yatuma ajya mu rukiko gusaba gukurirwaho ubusembwa kandi muri we yumva ko ntabwo afite. Icyo nacyo ni ikintu cya mbere gikwiye kwibazwaho. Abantu bakibaza ukuntu umuntu muzima ukajya gusaba gukurirwaho ubusembwa. Tugarutse rero kuri iyo myitwarire myiza yagarutsweho mu rukiko, ngira ngo hari ibyo twabonaga twebwe n'amaso, ariko hari n'ibyo tutabashaga kumenya, kuko nk'uko iyo umuntu yarekuwe ku mbabazi za nyakubahwa perezida wa repubulika, asabwa kwitaba ubushinjacyaha bumwegereye bwo mu ifasi atuyemo. Victoire ariko ntiyabyubahirije, kuko bagaragaje igihe atigeze yitabira yubahiriza kwitaba ubushinjacyaha. Ibyo nabyo kandi ntiyabihakanye, yavuze ko yatashatse kwitwaza kovide, ngo niyo yatumye ntaza, ariko bamwereka ko hari abo bari bari muri kesi imwe bo baje kwitaba. Ntibivuze ko rero kovide yari iri kuri Victoire gusa, itari no ku bandi. Victoire yari ku bantu, kovide yari iri ku bantu bose. Icyo rero ni kimwe mu cyagaragaje imyitwarire mibi, kuko atubashye ibyo amategeko agenga kurekurwa by'agateganyo, guhabwa imbabazi biteganya, ntiyabyubahirije ibyo ngibyo. Ibyo ntabwo twabashije kubimenya, kuko ni ibintu nyine bireba hagati y'ubushinjacyaha na Victoire ku giti cye. Ariko hari n'ibindi noneho twiboneraga birimo n'iby'izo nyandiko yandikaga. Ngira ngo hari nk'inyandiko yanditse mu kinyamakuru cyitwa Rovif, ikinyamakuru cyitwa Rovif cyo mu Bubiligi. Yanditsemo avuga ngo u Rwanda ngo ntago rwari rukwiye kwemera ko amateka yisubiramo. Ubuyobozi bw'u Rwanda nibutaganira n'aba bajenosideri, aba bantu bakoze jenoside, ubwo yavugaga FDLR, ngo amateka ashobora kwisubiramo. Arangije kuri iyo nkuru ya Rovif, amateka yashakaga kuvuga nubwo atayakomojeho kuri titire, ariko bigaragaza, ashyiraho ifoto y'imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi, bigaragaza ko muri we aracyavuga ko jenoside ishobora kwisubiramo. U Rwanda, ubuyobozi bw'u Rwanda nibutaganira n'abajenosideri basize bakoze amahano hano.
icyo nacyo ni ikintu kigaragaza ko hari umuntu uri gukangisha jenoside kugira ngo ubuyobozi buganire n'abasize bakoze amahano hano. Izo ni zimwe mu nyandiko zinagarukaho bakabubwira bati ibintu wagiye wandika bigaragaza ko utacitse ku guca umubi wo gupfobya jenoside kandi biri mu byaha wari warahamijwe. Ibyo rero ni ibintu nabyo byagarutsweho mu rukiko bigaragaza ko uyu muntu wahamijwe ibyaha bikomeye birimo gupfobya jenoside no kugambirira kugirira nabi ubuyobozi bw'igihugu, yarangiza akaba agitsimbaraye umugambi wo gupfobya jenoside yaba mu nyandiko ze yagiye atambutsa. Ni ibintu bigaragaza ko adakwiye gukurwaho ubusembwa nk'uko ubushinjacyaha bwabigaragazaga. Ngira ngo ikindi umuntu yagarukaho ni ikijyanye n'uko umuntu ufite ubusembwa ntabwo aba yemerewe gukora politiki, ariko ibyo yakunze kugaragaramo mu nyandiko yakunze kwandika, ngira ngo ubwo yarwanyaga ko u Rwanda rwakira CHOGM yafatanyije na Maître Ntaganda Bernard ngo wa PS Imberakuri bakora inyandiko banditse, yanagarutsweho yiyita perezidante wa Darifu Murinzi, undi nawe akiyita perezida wa PS Imberakuri, kandi ari amashyaka ataremerwa hano mu Rwanda. Kuba rero yifata agashaka gukina politike kandi akiriho ubusembwa atabyemerewe, nabyo ni ikindi kintu cyagarutseho kigaragaza ko uyu mugore atitwaye neza nk'uko ari kubibeshya, nk'uko ari kubivuga, ahubwo yagakwiye kuba aryozwa kuba yarapfushije ubusa imbabazi yahawe. Ngira ngo ikindi cyanagarutsweho numva nasangiza abadukurikiye ni uko hari ibyaha yagiye akurikiranwaho muri RIB nubwo wenda bitageze mu bushinjacyaha. Twagaruka nko kuba, ngira ngo murabizi ko kugira ngo ahindure FDI inkingi ibe Darifu Murinzi, ngira ngo abantu baribuka ukuntu byagenze. Abatabyibuka bazi ko hari inyeshyamba za Rudurunana. Inyeshyamba za Rudurunana cyari nk'inyeshyamba igisirikare gishamikiye kuri ya mpuzamashyaka yitwa P5. Iyo P5 ikaba yari irimo inkingi, ishyaka ryari rihagarariwe na Ingabire. Rudurunana imaze kugaba igitero mu Kinigi, bakica abaturage bageze kuri 14, bagakomeretsa abandi, bagasenya n'amazu. Icyo gihe Victoire yahise atanguranwa no guhindura ishyaka no guhindura izina ry'ishyaka, akora Darifa, avuga ko yasezeye mu nkingi ajya muri Darifa kugira ngo ataza kubazwa ikintu cyakozwe n'igisirikare cya P5. Ibyo nabyo rero ni ibintu byo kujijisha, ariko yarabibajijwe, yatumijwe na RIB bibazwaho. Ibyo rero nabyo bimushyira mu bantu badafite imyitwarire myiza. Rero iyo uteranyije ibyo bintu byose ukongeraho iby'abantu yashoye mu byaha, ngira ngo uribuka abantu bafunzwe bageze kuri bangahe, ngira ngo ni nka 6, barimo n'umunyamakuru w'ikinyamakuru cyitwa harya cyitwa ngo iki kinyamakuru cyakorwagaho uyu musore witwa Nsengimana Theoneste. Ni ikinyamakuru cy'inahangaha gisanzwe, ni YouTube, ntabwo nibuka izina ryacyo, hari ukuntu cyangwa, ariko abo bantu bose ngira ngo muribuka ko bari bapanze imyigaragambyo, muribuka ko bari bapanze ngo bari mu mahugurwa ngo y'uburyo ngo bakuraho ngo umudiktateri ngo badateje akavuyo. Ibyo bintu byose bakoze, ibyaha yashoyemo abo banyamakuru barimo bacyuma n'uwo Nsengimana, aho batambukije kuri YouTube ibintu birimo bikwiza ibihuha bivuga ukuntu ngo Kizito ngo yishwe, bakavuga Rusesabagina ukuntu ngo yashimuswe, kandi bizwi neza uburyo yafashwe, yaraciriwe n'urubanza, bigatambutswa n'umunyamakuru uvuga ibintu bihabanye n'ukuri kandi abiza atambutsa kuri YouTube ye. Ibyo bintu byose birimo gushora abantu mu byaha, birimo gupfobya jenoside, birimo kugoreka ukuri nkana. Rero nibyo ubushinjacyaha bwagendeyeho bugaragaza ko Victoire adakwiye gukurwaho ubusembwa nk'uko ari kubisaba. Nawe rero yaje no kugaruka ku kintu yavuze ngo wancungura, ngira ngo nabyo wenda uraza kubigarukaho, turaza gukomeza tubiganireho. Yego, ngira ngo yanagarutse
yanagarutse ku kijyanye no gusinyisha abantu, ngira ngo nabyo wabibonye, biriya byo bisesengura gute Bwana Ruti? Kuko nabyo biri mu byaha ibyo yagiye anaregwa. ibyo bintu muhumuza birahurana n'uko wa muntu nyine wafunguwe ku mbabazi yahawe na perezida, hari ibyo abuzwa, hari ibyo atemerewe, birimo no kuba umunyapolitiki no gushinga ishyaka, ariko we ngo yatangiye kujya gushaka abarwanashyaka, akaba yagiye avuga ngo niyitaga perezidante ngo kuko ari njye warishinze, ariko sinari ntarabyemererwa, ariko kuba yarabikoraga yakora politike barwanashyaka b'ishyaka rye, ishyaka ritemewe, kandi azi ko ari mu busembwa, azi ko ari mu mbabazi za perezida wa repubulika, atemerewe gukina politike. Ibyo bintu yakoraga rero nibyo yagendaga asinyira. Hari n'ibyo n'ibizwi cyane yakoreye mu karere ka Kirehe. Mu karere ka Kirehe byo noneho bwo n'urubyiruko yagendaga ari gusaba, afite na precision, avuga ati ndashaka ngo urubyiruko rw'abahutu cyangwa se ngo abahoze muri Exfar aba aribo ntagira abamambure b'ishyaka ryanjye. Ibyo bintu byaramenyekanye ndetse batanga n'ubuhamya, barabivuga. Ngira ngo hari n'inkuru twakozeho tuvuga ngo Ingabire Victoire arasubiriye. Ibyo bintu byose rero ni ibintu bagiye bashingiraho bagaragaza ko uyu mugore adakwiye gukurwaho ubusembwa, kuko ntiyigeze yicuza, ntiyigeze ahinduka, aracyari wa wundi, ahubwo bagakwiye kuba arimo gusoza ibihano muri gereza. Ngira ngo cya kinyamakuru wari uvuze ni Umubavu TV, ngira ngo cyakoragaho Theoneste Nsengimana. Urakoze. Hanyuma ngira ngo Bwana Gatete, wowe cyo kimwe n'abadukurikiye, natwe ubwacu turi mu kiganiro dukurikira kenshi ibyo Ingabire agenda atangaza. Nakubaza nti wowe uyisesenguye kuva Ingabire yafungurwa hanyuma kugeza amagingo ye, iyo urebye imyitwarire ya Ingabire, ibyo atangaza, akunze gutangaza, nyuma noneho yo gufungurwa ahawe imbabazi na nyakubahwa perezida wa repubulika, wowe mu busesenguzi bwawe, n'ubwo wenda urukiko rutaratangaza umwanzuro, ubona koko akwiriye guhanagurwaho ubusembwa n'uru rukiko rukuru? Urakoze cyane muhumuza. Ku bwanjye ngewe ndavuga nkanjye ngewe Gatete Olivier, mbona bikiri birebire. Mbona cyane ko Roger yanabivuze, yabisobanuye neza byose. Roger kuko yavuze ibyaha byose yagiyemo agenda akora nyuma y'aho hawe imbabazi na perezida wa repubulika, aho kugira ngo areke gukora ibyo abujijwe n'amategeko, ahubwo akabirengaho. Bigaragara rero ko harimo ikintu kimeze nk'agasuzuguro, no kwitwa ko ngo hari abantu bagusunika. Urumva cyane cyane ko byagiye bivugwa ko hari ibihugu by'i Burayi n'ibici ngo byabaga bimwohereza ngo aze kunyeganyeza politiki yo mu Rwanda. Gusa ntibaza ko bitigeze bimworohera, kuko ni kwa kundi hari umuntu ukunda kujya mu bintu ariko mu by'ukuri atafashe umwanya ngo abanze abyigeho. Simpamya neza ko naza yabyemeranijweho n'umuryango we, kuko byaravuzwe ko batabyemeranijweho n'umuryango we neza. Rero ibi byaha akomeza yagiye agenda akora, kandi nyuma yo guhabwa imbabazi, ahubwo we yari kubanza akamenya ngo itegeko rivuga iki, noneho kugira ngo nzabashe gukurirwaho ubwo busembwa. Noneho rero kugeza ubu ngubu niba nta kintu yicuza, nta kintu yigeze akurikiza, sinumva ukuntu bamukuriraho ubusembwa. Umugani wa Ruti yakabaye ahubwo afunze, akaba akurikiranwaho ibyaha agenda akora, kuko hari ibyaha agenda akora nubwo bamushyiramo imiyaga, umugani wa ya materime y'abajene, ariko hari ibyaha agenda akora akanakoresha n'urubyiruko n'abandi bantu batandukanye mu buryo bugaragara, yaba ibyo yandika ku mbuga nkoranyambaga, yaba ibiki. Nibaza ko ahubwo bazagera aho ngaho, ahubwo noneho bakamukoraho iperereza ryimbitse, ko bashobora gusanga hari ibintu byinshi agenda akora bihabanye n'itegeko, bishobora gutuma afungwa nanone. Ahubwo ngira ngo bamwe batangira kubivuga, mu babivuze, mu banditse bavuze abantu bibasiye Tom Ndahiro n'ibice, ubwo mwatangiye kuvuga ibi ngibi, ubwo murashaka kugira ngo mwongere mumufungishe abitwa ko barwanya leta, baharabika leta, ukabona ko bamushyize imbere, baramushyigikiye cyane, kuko
niwe barimo barafura ngo avuge ibi ngo akore ibi, urumva arwanye gahunda zose za leta mu buryo bushoboka. So bivuze rero ko we aho kugira ngo yubahirize iby'amategeko ateganya kugira ngo abashe gukurirwaho ubwo busembwa, ntabyo yigeze akora. Rero simbona rero ko kugeza ubu ngubu, simbizi wenda sinjye ntabwo ndi umucamanza, ariko ngewe ku bwanjye ndumva nta busembwa azakurirwaho kugeza ubu rwose. murakoze. Hanyuma bwana Egide Ruhashya, mu byo ubushinjacyaha bwagarutseho bwavuze ko imyitwarire ye atari myiza. Hari ibyo Ruti mu kanya avuze by'aho n'ubundi atigeze yitaba akitwaza COVID-19. Ubushinjacyaha buvuga ko ngo binyuranye n'ibyo yagaragaje byo gusura abarwayi cyangwa se gukora umuganda. Arangije we yaje gukoresha umugani yaciye avuga ko ngo ugushungura atakuburamo inkumbi. Bwana Egide, ukurikije ibyo ubushinjacyaha bwavuze ku myitwarire ye nyuma yo gufungurwa, ese koko ugushungura ntakuburamo inkumbi, cyangwa nk'uko wabivuga, cyangwa ibyo ubushinjacyaha bwavugaga nibyo? ubushinjacyaha ibyo buvuga nibyo, nta kintu tuyobewe, nta kintu tutabona. None se ko ari uko abivuga we, ubu se iyo abadepite bavuye mu bihugu by'i Burayi, cyane cyane muri biriya bihugu byo mu majyaruguru y'i Burayi, uzi ko nta na rimwe bajya mu gihugu cy'u Rwanda ngo bave batagiye kumureba. Ngewe ndiwe najya mbabwira nti nyabuna ntabwo nkora politiki, nyabuna si ngombwa ko muza kunsura muri abanyapolitike b'abadepite, ariko we iteka yumva ko bigiye kumuha uruvugiro, yumva ko bigiye kumuha gukomera, yumva ko bigiye kumugira ikindi kintu atari cyo. Noneho twabibonye inshuro nyinshi ko bakirira mu rugo. Ibyo aganira nabo se ntago bijya ku karubanda? Ibyo avuga se ntago abo badepite bagenda ngo babishyire hanze, babyandike, babivuge? Ni ukuvuga ngo ubwabyo already biba biri mu makosa. Icya rero ashinja ubucamanza ni iki? Ko bamweretse amakosa. Ariko we kuvuga gutyo ni nko kuvuga ati kuva nyine ari mwebwe, kuva muri ubucamanza byanze bikunze icyo mugomba kumvugaho nicyo kiza kwemerwa. Ntabwo ariko bimeze. Barimo baramwereka amakosa, baramwereka amakosa yo kwiyita umukuru w'ishyaka ritabaho. Urumva, ariyita umukuru w'ishyaka ritabaho, arakina politiki atabyemerewe, cyangwa arakora politiki atabyemerewe. Ibyo byose si ubwo nawe ntabwo ari kubibona ko ibyo akora atari byo? Ibyo Ruti avuze byo kuzerera mu gihugu ugenda ushaka abayoboke, arashaka abayoboke biki? Ni football ashaka gushinga itimu? Arashaka gushinga itimu y'amagare izakina ntuza muri 25 ngo izakine Tour du Monde, niba Tour du Monde bari Tour du Rwanda. Iyo ari kuzenguruka ashaka abantu, abo bayoboke n'abashaka kuzagira gute niba atarabishyaka? Urumva? So ibyo byose rero we yagakwiye gusubira inyuma akabanza akavuga ati ariko koko ubanza ndi mu makosa, ubanza ndi mu makosa, kuko birasekeje ko ibintu byose tubibona biba biri ku karubanda. Niwe wenyine utabibona. Ni Steve Wunda se n'impumyi? Ntabona ibi bintu byose biduca ku maso. Hanyuma kandi arandika. None se ejo bundi mu bintu byarebanaga n'ibi bintu by'abimukira bavuga bo kuzaza mu Rwanda, uyu mugore twahuriye kuri BBC bambaza bati nk'umunyarwanda utuye mu Bwongereza wowe urabibona ute? None nawe bamubaza nk'umuntu udashaka ko icyo kintu kiba. Mu by'ukuri yaba we yaba ngewe twabivugaga buri muntu nk'indeberezi. Ngewe naravugaga numva abanyarwanda babayeho bahunga, abanyarwanda rwose barahunze cyane ku buryo iyi experience y'ubuhunzi barayifite, baba bumva bababajwe no kuba abantu bahunga, bahura n'ingorane n'iki. None aho kugira ngo abantu bashirire mu mazi, nanababwiye nti nyabona hari abantu baje bazana 24 bajya muri firigo kubera ko babonaga iby'amazi bikomeye, bahora barohama, baha umushoferi wa firigo y'imodoka imwe itwara inyama n'amafi. None bamukubise amafaranga, arababwira ati ntacyo, noneho nimuze mwigire muri firigo aho kugira ngo mwambukire hariya, hanyuma ninambuka ndabafungura muvemo. Yabuze uko abafungurira, bageze rero ari bapfuye bose muri iyo firigo. Urabyumva? Iyo rero utekereje ibyo bintu nk'ibyo ngibyo biba,
ukabona umuntu ukubwira ngo ngwino nguhe umusaya aho ukinga umusaya hanyuma saa kindi izaba ibyara ikindi, umuntu abanza amenye uko ejo. Kandi mwibuke ko abo bantu bose baza muri aya mazi baba bagurishije imitungo y'iwabo, imiryango yose ibanza gukoranya bakagurisha, ngo ubwo umuntu aragiye, ngo agiye kwambuka, ngo agiye Eldorado, ngo muri paradizo aho azakiza umuryango, bikarangira aguye mu mazi. Ibyo rero nibyo twaganiragaho. Uyu mugore byose yarabyamaganaga avuga ati reka da, ati ibyo bintu byageze aho nambwe, ati Egide ndagira ngo nkwibutse ko ngenda ari inkoma amashyi. Urabyumva? None se ngenda ari mbaye inkoma amashyi ko navugaga nti ubuhunzi ni ikintu kibi. Ubuhunzi ubundi si u Rwanda uretse n'abo ngabo nizo mpunzi za mbere zakiriye. Aho mu Rwanda ntihaba impunzi, impunzi ari iz'Abarundi, ari iz'Abakongomani, ari izavuye muri za Libiya. U Rwanda rusanzwe rwakira impunzi. Nibyo twavugaga. So uyu mugore rero buri kintu cyose rutigeze kuvuga n'ibyerekeranye na cogamu, uretse ariko n'ibyo ngibyo n'ibindi byose wajya kumva hari ibiza birimo kuba bituma u Rwanda ruboneka. Inama zikomeye za Interpol zagiye zibera aho ngaho. Nk'ubu ngubu sinzi impamvu atarasakuza avuga impamvu inkingo zigiye kujya zikorerwa aho ngaho. Uzi imbaraga nyakubahwa perezida wa repubulika yashyizemo kugira ngo abwire amahanga ati nyabona birababaje kubona Afurika tuza bwa nyuma iyo mwebwe mwamaze kwiha inkingo, mukageraho mukavuga muti twese twakwiriye ntawe ugipfuye ntaki, none reka twibuke Afurika. Ibyo muzi intambara nyakubahwa perezida yabirwanyemo. Niyo mpamvu ubu ngubu nyine hagiye kuzajya hakorerwa inkingo aho ngaho. Ariko ugiye kureba ushobora gusanga ibyo bintu abirwanya, sibyo? Uwo muntu uzarashaka kuyobora icyo gihugu ate ko atagikunda. Urabyumva? So ntabwo rero ibyo yavuze ngo urukiko iyo rugushaka ntabwo ari byo. Arabizi amakosa ye, arayazi. Ahubwo niyihane kuzongera kujya yakira abantu, abanyamakuru, abadepite n'iki, kuko ni umuturage usanzwe utari na nyumba kumi. Urumva? Utari na nyumba kumi. Ntabwo rero akwiye kujya abifata nk'uko wabyumva. Hanyuma nagira amatsiko nka kubaza nti nubwo abanyarwanda ari bo bihitiramo ukwiye kubayobora, ukurikije n'ubushize mu matora aherukaga yifuje kwiyamamaza ariko ntibyamukundira ku mwanya wa perezida wa repubulika, ariko ukurikije imyitwarire ya Ingabire, wowe iyo usesenguye nyuma yo gufungurwa ukareba uburyo yitwaye, urabona koko Ingabire ashobora kwiyamamaza agatorwa nka perezida wa repubulika? Ariko abanyarwanda twaragoye koko pe, ndakurahira. Abanyarwanda twaragowe koko. Ubu se yiyamamaje ate kuba perezida wa repubulika atariyamamaza no kuyobora umudugudu? Ubu yabanje akayobora n'urugo rwe basi. Urumva? Nta shariti n'imwe tuzi yayoboye. Urumva? Nta bantu batanu bari hamwe tuvuge ngo uyu muntu koko arabayoboye ngaba turababona. Uva mu busa bwawe ugatangira kuyobora igihugu. Ni iki kintu yayoboye ngo tumenye ngo akiyobora neza? Ni iki kintu yayoboye ngo tuvuge tuti iyi experience yo kuba yarayoboye iki ngiki, reka koko turebe ko niba ngibi batabishobora. Koko ubu ngubu u Rwanda aho rugeze, u Rwanda uko ruyobewe, u Rwanda aho rugeze mu ruhangano mpuzamahanga, u Rwanda uko ruhagaze, uko mubona rutumirwa ahantu hose mu nama zikomeye zifata ibyemezo ku isi, inama za Davos. Uriya yajya muri Davos akavuga ngaho mujye mumbwira how many president bajya muri ziriya nama za Davos? Mwabonye bangahe? Ntabwo mubona perezida wa repubulika gusa, nawe iyo ahari ntabwo mubona abazungu bameze batya barangaye bumva ibyo avuga. Uyu nguyu koko muri izi nama zikomeye yajyamo akavuga iki? Nabanze agende gahoro niba ashaka kuzanabigeraho. Ni umunyarwanda kazi, ntabwo mwambuye ubwo burenganzira bwe. Buri munyarwanda wese mu buryo bwe aba ashobora kugenda azamuka. Icyo gihe abanyarwanda nyiri icyo cyizere iyo bakimugiriye icyo gihe biba bishoboka. Ariko se koko arahubuka muri gereza ajye ku mwanya wa perezida wa repubulika? Ni impamo y'Imana koko igihugu cy'u Rwanda ariko ni igitangaza. Muhumuza ntabyo mbonye, ntabwo mbona ko yayobora igihugu cy'u Rwanda. Urakoze. Hanyuma bwana Ruti, iyi nyota
Ingabire Victoire afite yo gushaka kuyobora, wowe uyisesengura ute? iriya nyota rero nta wundi busesenguro, nta rindi sesengura ririmo muhumu. Victoire yayoboye ikintu cyitwa RDR, Rassemblement pour le retour des réfugiés et de la démocratie. Iryo ryari ishyaka ry'abajenosideri bari bamaze kurimbura abatutsi hano mu Rwanda. Iryo shyaka ryarimo ba Ndereyehe Karori bari mu Buholandi, interahamwe yamaze abantu muri Izari rubona mu majyepfo muri Huye, ryari ririmo ba Bagosora wapfuye, ryari ririmo ba Generali Bizimungu, ryari ririmo abatutsi hano mu Rwanda. Iryo shyaka yarariyoboye. Iyo RDR niyo yavuyemo icyitwa Parire, cyari gifite inyeshyamba zitwa Arire. Arire niyo ukuntu Victoire ari inyuma ya Nkorabahano gusa. Arire, inyuma ya Arire ibyo byose byaje kwiteranya bibyara FDI inkingi. FDI inkingi mu 2010 iti wowe kubera ko muri 1994 utari mu Rwanda, ni wowe ushobora kuba twakohereza ukajya kujya kwiyenza mu Rwanda w'igihugu. Uko niko ni ishyirahamwe ry'abajenosideri biteranyije, bahitamo umuntu utari mu Rwanda muri 1994, ariko ni umuntu wuzuye ideoloji ya jenoside, kuko ntiwayobora abajenosideri oroje. Uwo muntu yaraje mu Rwanda, umuntu waje amuherekeje wari sekreteri we w'ishyaka, yari umujenosideri umaze abatutsi hariya muri Ngoma. Yageze inahanga, atinze kugera hano basanga ni umujenosideri wamaze abantu gacaca yakatiye, baramubika baramufunga. Uwo muntu witwa Victoire, inyota afite yo kuyobora igihugu ni iyihe? Niyo gusubiza u Rwanda mu icuraburindi, niyo kongera gusubiza u Rwanda mu muhoro, niyo kongera gusubiza u Rwanda mu macakubiri, niyo gusubiza u Rwanda mu ngengabitekerezo. Niyo nyota, nta yindi. Niho ashaka kuganisha u Rwanda, niyo gufata abajenosideri be bose, niyo gufata ba Rwarinda bo muri FDI, gufata ba Placide Kayumba, gufata ba Jambo ASBR, za nterahamwe zose zirirwa zimusingiza, akazigarura muri iki gihugu, zikimika amacakubiri, zikongera kuzana amaranga umuntu arimo amoko, zikongera gupima amazuru, zikongera gushyiraho ngo za permis de residence. Ya mahano yose twishimira ko twagize amahirwe inkotanyi zikatubohora, zikayasibanga zose. Ibyo rero niyo nyota afite Victoire, nta yindi. Ni nayo mpamvu tumwamagana, tukamwamaganira kure, kuko nta kintu kizima na kimwe tumuziho, nta kintu kizima cye tuzi. Ngira ngo n'ejo bundi baramwumvise, ngira ngo nabyo twarabigarukaho tukibutsa abanyarwanda ibintu yavuze. Ni umuntu wahamijwe icyaha cyo gupfobya no guhakana jenoside, ariko ari gusingiza abajenosideri bari gukora jenoside muri Kongo. Ngira ngo mu minsi yashize mwumvise ikiganiro yagiranye na wa mushi witwa ngo Nyamuhombeza, avuga ngo j'admire les Wazalendo, ndemera pana nshyigikiye les Wazalendo. Abazalendo ibyo bari gukorera abatutsi bo muri Kongo turabizi niki, ni jenoside. Barimo barabatwika, bakabotsa, bakabarya, kandi gahunda ngo ni ukubirangiriza muri Kongo bagakomereza mu Rwanda. Uwo muntu iyo nyota afite nta yindi, niyo Wazalendo, niyo gushyigikira Wazalendo, niyo gushyigikira interahamwe, niyo gushyigikira FDLR yirirwa asabira ibiganiro, niyo kongera gusubiza u Rwanda mu rwobo abantu bavuyemo. Niyo mpamvu rero adateze kuzayobora iki gihugu. Inzozi arota ntazapfa zikabije. Ahantu akwiye kujya ni Mageragere, cyangwa se dore u Rwanda rugira impuhwe, n'ubundi yarababariwe, yagakwiye kujyanwa i Mutobo, agatozwa kuba umunyarwanda muzima, agacishwa mu itorero, wenda akagaruka akareba ko wenda bamugira n'umudugudu, ariko ibindi wapi. Urukiko nubwo rutatangaje umwanzuro, ariko urubanza warukurikiye, wowe usesenguye, urabona koko ubusembwa ashaka guhanagurwaho urukiko ruzabyemera, ukurikije uko yisobanuye n'ibyo ubushinjacyaha bwavuze? Ngira ngo
no kuvuga ngo uwamushongora ntiyamuburaho inkumbi. Icyo ashaka kugaragaza ni uko nawe arabizi ko afite icyasha, afite ibyasha byinshi cyane bishimangira ko adakwiye gukurwaho ubusembwa. Atari kumenya kugira Imana perezida w'urukiko, wanshungura ntiyabura icyo ambonaho, ariko muzaca inkoni zamba munkureho ubusembwa. Ngira ngo niyo rangaje, nibyo yashaka kuvuga. Ngira ngo wenda umupira uri mu biganza by'urukiko, ariko mpamya neza ntashidikanya bifatika ubushinjacyaha bwagaragaje, bugaragaza imyitwarire ye mibi nyuma y'uko ahawe imbabazi. Ibyo bimenyetso byose ubushinjacyaha bwagaragaje bishimangira neza ko ubusembwa atazabuvanwaho, kuko ikigenderwaho kugira ngo bukurweho nta kindi ni imyitwarire myiza, kandi nk'uko byagaragaye imyitwarire myiza ntayo, ni imyitwarire mibi. Ahubwo byagakwiye kuba bishoboka ko bigaragaye ko afite iyo myitwarire mibi yakwamburwa n'izo mbabazi agasubizwa imwageragere. Nibyo numva byaba abifite ireme cyane. Urakoze Bwana Ruti. Hanyuma Bwana Olivier, wowe ukurikije ibyo Ingabire akunze gutangaza, nk'uko twagiye tubigarukaho cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu itangazamakuru, nk'uko n'ubundi twabigarutseho cyane cyane, ariko irirwanya leta y'u Rwanda, wowe iyo urebye Ingabire Victoire Umuhoza wahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika, usanga izi mbabazi yarazihaye agaciro? urakoze. Urambajije ngo usanga imbabazi bimeze gute? Imbabazi yahawe, iyo urebye nyuma y'uko azihawe, imyitwarire ye haba mu itangazamakuru by'umwihariko irirwanya leta, cyangwa se nawe ibyo atangaza n'ibyo na Ruti yagarukagaho mu kanya, ubona izi mbabazi yarazihaye agaciro? Ntabwo imbabazi yazikoresheje nk'uko agomba kuzikoresha nk'umuntu wahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika. N'ibyo itegeko riteganya, ngewe uko mbibona mbona atari ko, ahubwo afite gusuzugura no kwiremereza, kwigira ikintu utari cyo. No kuvuga ati ni kwa kundi nyine uvuga uti ndashyigikiwe, barampagarikiye, reka nkora ibyo nshaka, mbatesha umutwe muri kino gihugu, nta kindi. Ariko mu by'ukuri ibintu agenda akora nawe ubwe nk'umuntu w'umumama, nubwo yita ko ari umunyapolitike, ariko tugiye kureba neza politike nyayo y'abanyabwenge ntabwo kuba opozisiyo bivuze ko ibintu byose biri mu gihugu cyangwa ibishaka kugirira igihugu neza cyangwa ibivuga neza igihugu byose ugomba kubyanga. Ntabwo iyo ariyo opozisiyo. Twagiye tubona abantu babaye muri za opozisiyo batandukanye, ba Evode bande, uburyo bakora, uburyo bagiye bakora, uburyo bageze mu gihugu bakakirwa, uburyo bakomeje bakora politike yabo kugeza ubu ngubu. Urumva ntago nawe iyo aza kuba ari umuntu utekereza uvuga uti ndashaka gukina politike, yari abizi neza uburyo ki ashobora kuyikinamo kandi bikamugeza ku hantu ashaka nk'uko abishaka, kuko bigaragara ko hari umugambi afite w'ikintu runaka, ko kuba umuyobozi, kumva ko ngo ashobora kuba perezida, ngo kumva ko ngo ashobora kuba yaba umudepite, kumva ko hari ibintu byo gushaka kwigana. Urumva nkeka ko bamubeshye bakamubwira bati wowe urabona Agatha ati yabayeho akora gutya na gutya, ati rero nawe ushobora kugenda ukaba wacarenjinga nk'umuntu w'umugore, kubera ko hari ijambo Perezida wa Repubulika yubaha abadamu cyane mu nteko, barimo ari benshi, n'ibintu bizwi ku isi. Urumva ntacyo azagutwara, wowe gerageza uze uteshe umutwe iyi leta yiriho, ntacyo azagukoraho, nta n'icyo n'amategeko ntacyo azagukoraho. Tuzagira uko dushoboye tukurengere, ikizajya kiba tuvuge ko bishe amategeko ya ntuza amategeko y'ikiremwa muntu. Nge rero mbona mwene ibyo bintu nibyo bintu akinisha cyane, noneho hakakurikiraho gusebya igihugu. Ariko abantu bazi ubwenge bareba neza, n'abana be bagiye babitangaza, bavuga bati turatangaye ukuntu bavugaga igihugu, ntabwo ariko tukibonye. Wenda video ubaye uyifite wazayibacishiriza abantu bakayireba, abana b'ibyo bagiye bavuga n'abandi batandukanye kimenya neza. Nuko igihe nageze hano ngasanga
abantu banyakiye neza nubwo nabuze ngo ngomba kuba nari mfite image itariyo nuko nguko ahubwo byarantunguye ahubwo ndishima kubona ko nibuze nshobora kuza bakanyakira neza nkaba mfite security nta kibazo ni ikintu cyatumye ubwo nifuza no ko n'abandi tubana hariya mu bihugu byo hanze babona nabo bashobora kuza bagasura igihugu cyabo kuko ni ibintu twese tuba twifuza ariko dutinya gukora. Wagize amahirwe yo kugera mu Rwanda ariko nkeka ko wanageze no hanze ya Kigali. Hanze ya Kigali n'umujyi wa Kigali wasanze bimeze bite? Biratandukanye ni bimwe? Tubwira uko wabibonye. Mbona hano mu mujyi Kigali hari mwateye imbere donc hari propre cyane, imihanda imeze neza, amazu arubatswe neza. We rero mu gihe nawe kandi hari bimwe burya avuga ubundi akivuguruza, urumva ejo akavuga ikintu ariko wazumva mu kindi kiganiro yigeze gukora ahandi hantu arivuguruza. Uri niba ugeze mu Rwanda ukavuga ngo nta jenoside y'abahutu nabonye kandi warangiza ukaba warigeze gukora ikiganiro ushima Perezida wa Repubulika, ushima Inkotanyi, uvuga uti kuba zitarigeze zihorera ni igikorwa gikomeye cyane bakoze, warangiza wowe ukavuga ko ngo utabonye jenoside ngo y'abahutu. None se abo ngabo uri kuvuga urashaka kuvuga ko bishwe nande kandi wamaze gushima ubutware bwa babandi barokoye abanyarwanda? So rero afite ugiye ufata ingero nyinshi z'ibintu avuga, mu by'ukuri ni nka bya bindi byo kuvuga ngo tugabane niwanga bimeneke. Urumva we ni ukuvuga ati ngiye perereka nze mbatesha umutwe, urumva kugeza igihe bazanshyiriramo mu mwanya w'ubuyobozi ko nta kindi kintu agambiriye. Amaze kugera no mu buyobozi n'aya magambo avuga ashobora guhinduka. Abanyapolitike tumaze kubabona kenshi, sibyo? Ashobora guhinduka kubera ko ni ibintu wagambiriye, ubona ko ikintu agambiriye nuko yabona umwanya. Ariko rero ahantu nawe adashyiriramo ubwenge nuko ibyo amategeko ateganya, imbabazi bamuhaye ntazikoresha nk'uko zakagombye gukoreshwa, ahubwo wica akora ni ugushaka guhangana na leta iriho. So rero nibaza ko nta kintu yigeze yubahiriza mu bintu byose yasabwaga gukorwa mu gihe cyose yaba amaze kugera hanze ahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika. Urakoze. Reka dusoreze ku butumwa kuri buri umwe, ariko noneho by'umwihariko Victoire, nanone hari abandi bantu uyu munsi bafite imyitwarire ijya kumera nk'iye. N'irihe somo mubona abantu bafite imyitwarire nk'iye cyangwa se bafite ibitekerezo nk'ibye bakwiye kwigira ku biri kumubaho? Reka duhere kwa Bwana Egide Ruhashya. abantu bareke kwabyuzinga ubutabera, abantu ntibakurikiza amategeko arahari, aranditse. Ikindi kandi kenshi biranababaje ko abantu baba bari instruit, abantu baba baranyuze mu ishuri aribo bayica kandi bakayica babizi banabishaka. Hanyuma nanone kuba tugira umuyobozi ugira umutima akavuga ati mu by'ukuri reka izi mbabazi nzitange, agendeye nawe ku mategeko ahabwa nanone na constitution, akaba yavuga ati ngewe umuntu nk'uyu mbayemo babariye ariko noneho nakurikiza ibi n'ibi n'ibi. Ibyo nabyo bakabyabyuzinga, sibyo? Ntabwo aba yabikoze kubera ko hari uwo atinya, ntabwo aba yabikoze, ni ubumuntu afite, ni umutima mwiza afite, ni ubuyobozi bwiza igihugu cyacu gifite. Abantu rero bakabyuzinga system ikora neza. Ikintu rero umuntu yavuga ni iki, nuko hariho gukora ikosa ukarikora uriza urigendereye, kandi noneho riza kwafekta abanyarwanda benshi. Urabona nk'uyu nguyu, kuba ibyo byose byarabaye bikarangira agarutse mu butabera ngo nibamukureho gusebwa, yinjire mu nzego z'ubuyobozi, dutangire duhangane n'umuntu w'umugome, n'umuntu ukora ibyo akora. So abantu rero bameze nkabo rwose, mva icyambere nibabanze bave muri ibyo ngibyo,
igihugu aho kigeze nta mwanya w'ibyo ngibyo uhari. Igihugu gikunda kuvuga ngo ejo bundi bari barimo babivuga bati dore igihugu cyacu cyahuye n'akaga, none ubu kigomba kwiruka, ntabwo ari ugutambuka, ni ukwiruka ndetse no kwiruka amasigamana kugira ngo gitanguranwe n'iterambere abandi bariho, kuko igihe twe twari twahagaze igihugu cyabaye umuyonga, ibindi bihugu byo byari birimo byavanze. None twebwe kuri speed turiho still turimo turagenda, ariko ntabwo bya bindi byahagaze byaturinze, ntabwo birimo kuturinda. Oya, ni ukuvuga ngo tugomba kwirukankana nabyo, tukajyana nabyo, kandi n'ubundi tukazagera nayo nabyo. Ni ukuvuga ngo niba twaratakaye imyaka 200, iyo myaka 200 tugomba kuyikuramo mu buryo bwo kwirukanka amasigamana. Abo rero bidutinza, abo bituma dufata speed itariyo. U Rwanda rurifuza kwihuta mu iterambere, rurifuza kwihuta mu majyambere, rurifuza kandi muri domene zose. Ibyo barabivuze n'ejo bundi muri Rwanda Day, wabonye urubyiruko rwaje kuri za pano zitandukanye, bose bagenda basobanura ukuntu bifuza gukora, kandi iyo promesse bayihaye Perezida wa Repubulika bavuga bati rwose twajyaga tuvuga gukora ariko ugasanga turabivuga gusa, ubu tugiye kubishyira mu ngiro, tugiye kubishyira mu bikorwa. Iyo ni promesse bamuhaye. So ibyo rero bareke kudutinza, bareke gutuma urubyiruko, abana badukomokaho bazahura n'ibyo bintu bibatambamira. Oya, ibyo bintu byararangiye, ubu ni ukwihuta. Wenda twebwe turabyina tuvamo, ariko abazadukurikira bazaza bakore neza kandi bakore ibikwiye, badafite imbogamizi nk'izo ngizo. Ndumva rero abo nabwira ni abashaka kuduheza aho ngaho, batubuza kwavansa. Urakoze cyane Bwana Egide. Hanyuma Bwana Roger Marc Ruti, wowe ubutumwa wasorezaho ni ubuhe? urakoze cyane. Ngewe ndatanga bugufiya kuko ubuhagije Egide arabutanze. Abantu bameze nka Victoire cyangwa se batekereza nkawe cyangwa bafite ibyifuzo nk'ibye, ni ukubibutsa ko iherezo ry'abagome ridashobora kuba ari ryiza, kandi bakwiye no gusubiza bakareba inyuma mu mateka, bakareba abagome bababanjirije, bakareba izi mpyisi zahemukiye u Rwanda. Nta n'umwe wasoje neza mu barangije, mu bamaze kuva ku isi. Rero bagomba gusubiza agatima impembero, bakabona ko nta herezo ry'abagome rijya riba ryiza, bakareba ukuntu bagerageza gukora uko bashoboye bagahinduka, wenda bakazasoza neza, bakazasiga inkuru nziza imusozi aho gusiga inkuru mbi nk'iyo bagenzi babo basize. Numva ari ibyo. Urakoze cyane Bwana Roger. Hanyuma Bwana Gatete, wowe ubutumwa wasorezaho ni ubuhe? urakoze cyane Muhumuza. Ngewe ubutumwa naha abanyarwanda muri rusange cyangwa n'abadukurikira, yaba urubyiruko n'inkumi zitandukanye, nta kindi, abanyarwanda turebe imbere, tugendere ku murongo umwe na leta, ibyitubwira gukora, ibyitwigisha. Niba leta itwigisha ubumwe bw'abanyarwanda, tureke kumva ko dukomera ku macakubiri cyangwa gukurikira abantu batujyana mu macakubiri. Nta mpamvu yo gusubira inyuma ngo abantu basubire inyuma mu byo twarenze twaciyemo, mu gihe igihugu kiri mu murongo wo kurwana no kuva muri ibyo bintu ngo ntibizagaruke n'ikindi gihe. Ariko hakaba hari umuntu nka Ingabire Victoire ushobora kwicara n'abandi bambari be bakorana, ushobora kwicara kumva ko ababona abantu mu ndorerwamo z'amacakubiri, mu ndorerwamo zatura tugabane niwanga bimeneke, aho kumva ko yakubaka igihugu ashyize hamwe, aho kugira ngo asenye ibimaze kugerwaho, ngo kubera ko ngo atavuga rumwe n'abari ku buyobozi cyangwa n'ubwoko runaka, cyangwa ntabwo ibyo ngibyo nta munyarwanda wakagombye gutekereza gutyo. Ahubwo yakagombye kuzana ubumenyi yakuye mu Buholandi, akazana ubumenyi yakuye ahandi, agahuza abanyarwanda, akabwira ati tuve muri ibi ngibi, tuve muri aya mashyamba, dutahuke, muze tugende twubaka igihugu. Ndumva ngira ubwo butumwa natanga cyane cyane ku bantu bakurikira Ingabire Victoire. Nibaza ko ayobya cyane cyane mu bintu bye nakwita ko ari politiki, ariko zirimo propaganda zindi. Urakoze cyane Bwana Gatete. Nshuti bakunzi, mwari mudukurikiye hano ku ijwi rya Diaspora One Nation Radio.
kuri The Future TV, kuri Rwanda Nordic TV ndetse no ku Gicaniro TV. Reka tubabwire ko ari aha dusoreje ikiganiro cyacu cya none. Twagarukaga by'umwihariko kuri Victoire Ingabire Umuhoza, uyu munsi waburanye mu rukiko nyuma y'ikirego yatanze mu minsi ishize avuga ko yifuza guhanagurwaho ubusembwa. Nawe ushobora kugira icyo ubivugaho uciye aho hasi muri comments. Ikindi, niba uri mushya kuri imwe muri izi YouTube channel zacu, kandi aho hasi kuri subscribe kugira ngo ibiganiro n'amakuru tukugezaho uzajye ubasha kubikurikira, kandi no kuri iyo nzogera notifications kugira ngo uruko hagiyeho kimwe kubasha guhita ubibona. Mwakoze rero cyane kudukurikira. Reka nshimire cyane Bwana Egide Ruhashya, umuyobozi w'Igicaniro TV, twavuganaga ari mu Bwongereza. Wakoze cyane Bwana Egide kwitabira umusanzu wa none. murakoze cyane, mbone no gushimira abadukurikiye mwese, ni iby'agaciro kandi mbifurije ibihe byiza. Murakoze. Bwana Roger Marc Ruti nawe ni umuyobozi wa The Future TV, twavuganaga ari mu Rwanda. Wakoze cyane kwitabira umusanzu wa none. Wakoze cyane kudutumira Muhumuza n'abavandimwe twakoranye ikiganiro nabo, bakoze cyane. N'abadukurikiye kandi mukore subscribe kuri izi channel, dukomeze dusangire ibitekerezo ndetse n'inyunganizi zanyu, ziratunogera Turakoze cyane. Twari kumwe kandi na Bwana Olivier Gatete, ni umuyobozi wa Rwanda Nordic TV, twavuganaga ari muri Denmark. Wakoze cyane Bwana Olivier kwitabira umusanzu wa none. Ngirakoze nanjye, reka nsoze ngushimira cyane kuba uba wibutse kudutumira muri iki kiganiro, kandi nshimire n'abo twari turi kumwe mu kiganiro mwese. Murakoze cyane. Mwe mwese rero mwari mudukurikiye, naha dusoreje. Ubwo reka dusoze tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Ibiganiro byacu byo nakagaruka naho ubutaha. iradiyo yanjye, iradiyo yacu, n'ijwi ryacu twese. One Nation Radio ni radiyo yawe, ni radiyo yanjye, ni radiyo yacu. One Nation Radio ni ijwi ryacu twese.